hanze mu Rwanda nzi nanjye kiranjabutse yemeze fo nabuze pepa ngo nangizo flow numfate fo naje kurumfata nka sharifo zakajya atira ku muvuduko bamwe barenge ku miguruko nigazanyise ngo munyaruko kuko ndatinda mu ruzinduko songe ni drops nk'iyabada mishusha barondo butwita baza modeliza bone kuva Vietnam gatura kuvuga ikiroto nakindi ngo nugusaka again ndumva ibyo bihagije broski dore dusa twadufasha. Yes turongeye turabasuhuje abakurikira Grace 23 TV tukaba twagarutse guhura n'ibyamamare. Hari inkuru turimo tugenda twumva ziri trend. Hari zabaye kimomo bagiye kutuganizaho mu kanya gato ariko reka mbanze ntumikire uwanumye. Hari abantu baba bakeneye kwambara ibyango nk'ibyaba star mubona bambaye. Hari umusore uri gukorera mu isoko ry'akarere ka Nyanza bamwita Amza. Akaba yadutumye ko mugomba kumenya ahantu akorera. Umukeneye azamurebera kuri 0784 12 41 karindwi ni 0784 44 12 41. Iyo nimero wayihamagara akakwambika hasi no hejuru bitewe n'icyo wifuza kwambara, ipantaro cyangwa inkweto cyangwa se ndetse n'amashati meza agezweho, imipira myiza igezweho. Abahungu umeze mute? Bro ni neza kabisa. Murakomeye? So bibona se. Cyamamare. Yola. Vipi? Power bro. Urakomeye? Ni wane. Aho duherukana ntago wari ufite iyo ruko sibyo? Nabonaga ari ukundi kuntu byari bimeze ariko ndabona byahindutse cyane ariko hari hacemo n'igihe kirekire tutabonana ariko ibikorwa byanyu ndi kugenda bikurikirana 5 kwa 5 ngenda numva. Hari saga numvise nayo yatumye uyu munsi nza kubareba. Bimeze bite? Chakatre ça c'est mauvais dans les tous. La tribuche ce n'est pas tombé. Ya we bro. Ubwo nakwibeshya kwajemo? Nakwibeshya. Ntabwo bahubutse. Ubundi nyamara kumva inkuru yabaye hariya muri za Rubavu hakurya yabo ku baturanyi nahise nekereza kuri wowe nahise mvuga ati suba umusaza bimeze bite? Suga Imana yakwemera komfa. Ntabwo byakunda. Byakunda gute se buri? Ndacyafite umurimo mwinshi. Uracyafite byinshi byo gukora n'ibyo kugira gute? Narasoza. Ariko nawe ndumva amakuru wayamenye. Amakuru ndayazi nyene bya bironga ngo byatombotse. Nta muntu wo mu rugo yabagize ikibazo? Oya nabahungishije. Bo bari Kampala. Ariko siko duherukana uvuga cyane nkaba mbona noneho nazi ukuntu bimeze. Shaimenzi nagisa. Yego. Abakurikira Grace 23 TV ndabizi buri umwe bagiye bamubona ukwe ariko tugize umugisha wo kubahuza mwese kugira ngo musobanure ibijyanye n'indirimbo yanyu Ibati mwakoranye ubwo umuntu wese yagiye yisobanura ku giti cye ndetse musobanure n'ibiri kuyivugwaho. Ibati se? Asubundi wumvishe Ibati wumva iki? Nkumva rimwe risakara. Nanjye ni gutya nahise mbitekereza. Ahubwo Ibati nyine ni ya ndirimbo nyine iri guca ibintu nawe uri kubyumva nyine. Ni indirimbo nziza yakiriwe neza n'amagambo ari kubivugaho nyine nabayikunze atabwo badusabiye akabiri. Nta kibi. Umuhungu inkuru ndi kumva iri hanze angase y'ukuntu ngo hari ukuntu mu producer mutamurebye neza vipi? Ni power ni kwa kuno umuntu abagiye kugafata nyine abantu nk'abo ni bajye babura. Umva ibyo uvuga ni ukuri. Ashobora no kubivuga gutyo nyine kugira ngo yitwikire n'iki tuzamukireho broski. Arashaka kuzamukira ku mazina yanyu. Yego bro. Niko kuri? Cyangwa se haba hari ukundi kuntu mama uri kugirana ibintu byabo bibazo mukaba ukuntu byatumye biteza impagarara be nawe ukajyana? Gute se buri? Ahubwo wabona yuko adukeneye ngo dukorenda nka video ya kabiri. Akabakenera se ari kugenda avuga ibintu byinshi bitandukanye z'abandi. Abwira abapeti nyine ati bari abantu ngo nyine byagenze gutya kugira ngo tuhite tubyumva tuyo gukora iya kabiri. Mu byo gukora iya kabiri. Naho muri turaje abategura kamera igikoresho kiwe neza. Yego ubwo duherukana wari wambwiye ko ushaka gushyira hanze undi mushinga mushya nyuma y'indirimbo wari umaze igihe gitoya ushyize hanze. Byabigeze he? Audio nyine yararangiye. Na video nke kararangiye igisigaye nyine no kuyaplodinga. Icyo kivuga. Kandi bazayikunda ni nziza byadanje. Indirimbo bayita ndaje. Ndaje. Nyuma yo gukora indirimbo ndaje sinzi n'izindi nyinshi zagiye zitambuka ariko tukaba tuzi cyane indirimbo biti Bati. Hari radio imwe nigeze kumva ufite indirimbo iri ku mwanya wa kangahe wa 8 batoro wa 7 muri top 10. Nyine gamani batirira koma. Batirira kumena amaso. Nogereje nari no zuba iyo urebye ko Batimana utambaye turahure bari ibintu bya fo cyane. Ni ngombwa wambara turahure urebe rya Bati.
ni kugira amaso ataza guhura n'ikibazo. duheruka wambikwa n'Imana, uyu munsi wambitswe nande? Bose ni amaboko yanjye noneho ubu niyambitse. Cyane uri umwe mu bantu banyarukiye mu isoko ku mugabo bita Amza. Hari umugabo uri mu isoko bita Amza, akaba n'umuhanzi mugenzi wanyu, akaba ari we uri kugenda yambika abasitari batandukanye mwaka gace. Nawe waba ariho wanyarukiye? Amuza se yamuzamaye igitekerezo nye cyo kwambara ngo nambare gutya, ariko kano gutegura amagazi bumva abantu yitwa Cairo muri za Egypt mu Misiri. Yego, twigarukire ruguru ku muhungu uri hariya uhagaze cyangwa gikomeye, abantu batanabonye ko afite ibintu by'inweri mu mutwe, bimeze bite? ni fresh broski. Tugaruke kuri iyo ndirimbo yanyu yitwa Ibati. Arubwo nagiye kubona sibyo umuntu anyandikira ubutumwa bugufi mbyumva trend hanze, mbanza kugira ngo ni kubabeshyira, ariko uyu munsi byabaye ngombwa ko mushyira ukuri hanze. Uwo muntu uri kugenda ubabwira yuko mwamwambuye, mu bisobanuro abantu babyumve neza. Buryo twabisobanuramo nuko ubwo se igihe wenda indirimbo imaze n'igihe wenda yaba bivugiye, ubwo urumva ari ibintu bihabanye nyine tu, ubwo urumva we nibwo ukibimenya. Kandi twakoranye interview nyine ya mbere, urumva hashize nk'iminsi ngaho indirimbo isohotse sibyo, kandi ntabwo yigeze abitangaza, kandi video warayibonye. So yibonye bro, ubwo nyine bivuze ngo ni ukuturiraho hit nyine tu. Ariko kwishyura ko twarishyuye twaranasoje tu. Mwarishyuye mwaranasoje. Ejo hari ahantu mwari mufite akarodisho? Twari tugafite. Byari bimeze bite? Twarabakomye bimwe bibi cyane. Bimwe bibi cyane. Ego, buriya ntago byaba byarateje impagarara kubera yuko muri iyi minsi ibintu by'ibitaramo bitemewe, nubwo wenda ari ahantu hamwe muba muri ahantu hamwe, biba byemewe? Harimo distance y'abantu nyine tu, ntago twari abantu benshi cyane, twari twubahirije amabwiriza. Yego, tugaruke ku munsi wa w'irayidi, wari umerewe ute ko nagushatse nkakubura? Umunsi wanjye w'irayidi utanconesheje ntiwapfa kumfatisha bro. Ntiwapfa kumfatisha nayo namamaye. Yego, twigendere. Ngo Ibati iri kubanya mu? Ibati rimbanye umugati, ngenda silipa singenda bugari. Abana tujyana mu gace bamfata nka simba ngabaha amatage. Imyote natangije inkongi, gace nyambaza nicaye ikarongi. Yaya. Komeza se. Ngo mwita umujama wasanye njyana ibona abafana, struggles akenshi muri rubanda bamfata nka mighty. Kubaho ni danci inkoni zivangi bati nsakaje rinsize isombe wi naheze Buganza mora mu manza nshaka ibibanza shayi mfata ku myose pizza 8 ndamiye byanjye mbambaye izaruko nyiri birompa arebye uko magaza ndemera hoho shahuwe ntago wayibonye ryahoze. Nyiri biromba abonye uko uhagaze? Nyiri birombe nyine yarebye uko magaze mwayira video kata ndemera igihoho hoho urayizi? Yahise yindemera ubu kiri mu muhanda nyine. Yego, tugaruke mu bijyanye na muzika dukora amanywa nijoro, ahanini nabyo tuba dushaka gusangiza abantu kugira ngo bamenye ibyo dukora. Nyuma yuko mushyize hanze indirimbo bayita Ibati muyihuriyemo, naho undi mushinga mwa mufite yenda muzahuriramo? Mushinga wera kamane nta mugabo utagira imishinga. Mishingira hari ahubwo avuga ati nyine nagira asohoka. Ariko imishinga yo ni myinshi cyane. Tutarapfa. Tribishes n'est pas tombé, boire ce n'est pas vomir. Niko muzungu yabiciye. Tribishes n'est pas tombé, boire ce n'est pas vomir. Bishatse kuvuga? Siwize. Kenda ukore research. Suko nakuvugira ngana kwiye. Oya, ariko abakurikiye Grace TV ntago basobanukiwe neza cyangwa se bose bize. Bakeneye kumenya icyo ushatse kuvuga. Icyo nabangiye mu biraka noneho. Mahani bazagenda bakore research. Kwigisha nuguhozaho. Oya bagende bakore research byaratugoye. Quatre ça c'est mauvais dare tusemane twe twagiye mahanga twaratembereye. Niyo mama sinago bibona mani wabusa gutyo kanumenye indimi. Wabusa gutyo numenye indimi. Yego, twikomereze. Nyuma yuko yenda mukoze ibyo bijye bitandukanye twavuze haruguru, abana nako karodi show mwari muri mejo, mwabonye muhagaze gute mu ruhando rwa muzika? Mwabonye abaturage bari kubishimira cyangwa se bari kubafata ukundi kona? Mbasha bro, ebane ibyishimo byari byose. Shabara twishimiye cyakoze badufelicita nyine biraho batubwira ati courage tubari inyuma. Ebane nge nabonye nyine ebane dukore cyane nyine nabonye bari kubyishimira kubyakira neza, feedback ni nziza. Hari ukuntu abantu batangira bakorana ari babiri, kabone niyo umwe yabakora ku giti cye ariko bakagira imishinga myinshi bihurizamo, nyuma bakarangira batandukanye, rimwe bikanateza saga, bakagira bamwe bagira ibihombo muri ibyo bihe. Mwebwe mwamuri guteganya iki? Muri ibyo bihe twebwe ntago tumeze nk'abandi nyine tu. Turihariye.
ubwo bivuze ngo twebwe ibyo gutandukana nta nubwo tubiteganya. Ubwo imbere yacu biri mu byahishuwe. ubwa mbere mbonye umuntu bita Petron ufite icyango kimeze uko nguko uhagaze igifuresheri kitabaho muri iyi minsi wasanga utashaka kutuyobereza abana b'abanyeshuri. Ntabwo ari ukubayobya ahubwo ugomba kugaragara muri look itandukanye niyo bari basanzwe bakuzeho broski. Bivuze ngo nyine uko mbere bambonaga nyine tu rega kuba umusitari nicyo bivuze biravuna tu. Nk'ubu ambutiyaje zagiye ziba mu muhanda nyine nawe uri kubibona nk'ubu kugira ngo ngere hano nyine nawe wabibona. Ni nacyo gihe dukoranye aka-interview mbona mwaparitse akamodoka. Akamodoka dore twaje mu gatwikiriye broski. Ibintu birimo biraza. Twabonye umu manager yaravuze ati kugira ngo mujye mugenda na migu. Dore agatwikiriye ngakara mujye mwimanukira ruzungu. Ubu muri bamwe muri iki gihugu batunzwe n'umuntu. Ibyo nkubwira ni ukuri. Iki? Ibyo tukubwira ni ukuri. Mutunzwe n'iki? Ese si ubibona? Mutunzwe n'impano. Ariko igihari sibyo? Ariko ubundi reka nkubaze nkawe nka Petron. Uretse umuziki ikindi kintu wumva wakora niki? Ikindi kintu nakora kitari umuziki. Bitewe rero n'umuziki kubera ariwo nibandaho cyane. Ibindi byasaba ko wenda mbitekerezaho kazabimbaza nk'ejo. Ubu nyine ndi muri proud y'umuziki nyine tu. Kandi n'icyaduhuje n'umuziki ubwo wenda nawe ngiye mu bindi nyine tu. Hari igihe biba ngombwa yuko umuntu aba icyamamare ariko akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Muri ibyo bintu byinshi bigiye bitandukanye hakaba harimo umuziki n'ibindi mikino, sinema n'ibindi bigiye bitandukanye muri iki gihugu. Wowe wumva wakora iki hagati aho ngaho muri ibyo ngibyo? Wenda ikindi kintu nkora kitari umuziki ni fashion. Ushobora kuba wamurika imideri? Nshobora kuba namurika imideri, ibintu bijyanye na dance moderne ariko usibye ko nabaye mbikwamye kubera umuziki. Baravuga ngo ubundi urumva la ploie c'est la pouvoir. Gushaka no gushobora. Bivuze ngo yego wabikora byose ariko hari igihe ugeramo nyine ukavuga uti wenda reka mbe nkwamiye kuri ibi ngibi bindi bizaba bizanye ma broski. Ariko ndumva mwibanze ku Igifaransa cyane uyu munsi wagira ngo mwize muri bya bigo bya la Colombière. Turi kwibutsa muri cya gihe cya mbere nyine cyo muri francophone bro. Cya gihe cya francophone. Yego. Okay, tukomeze tugende tuganira bitandukanye. Tugaruke no ku mishinga runaka igiye itandukanye. Muri iyi minsi iyo twese turi hano tuba tukurikira trend tureba ukuntu isi ihagaze n'igihugu ukuntu gihagaze muri rusange. Muri iyi minsi uri kufana nde mu muziki nyarwanda? Mu muziki nyarwanda ndi kwifana. Ugize uti? Ndi kwifana bro. Ibyo nkubwira ni ukuri. Nge ndi kwifana broski. Ubwo si kwa kwikunda cyane? Gusa utikunze cyane ninde wagukunda? Yego. Ugomba kwiheraho. Ugomba kabisa. Reka narazirenze. Niba abakecuru nyine bandi bazi icyo gukora. Sura ukunda umwana ukiri tronkome. Kumushuka mani kandi abo mungana barahari urubyiruko rwe rurahari. Kumva nyine ni handi ukora ikintu udatekereza ingaruka ziri inyuma. Ucyumva Defcid na Kevin Kade batowe muri yombi. Wowe wese utekereza iki muri karira kandi? Banisha njye nahise nekereza bura ku mpano yabo. Ntago natekereje nyine kuri kakazi bakoraga. Abatisubura imyaka 20 bazayimara nta gihangano twakuzima nyine. Kumara ngo batekereje wenda ku ngaruka yari iri inyuma. Nandi kuvuga ati nyine tubuza abandi basane. Birababaje. Tubuza abandi basane. Byaba byaragusigiye ubuhe butumwa? Butumwa se ni ukutabikinisha. Kira ni igisasu giturika. Nesobaye kitari kibajyanye. Cyari kibajyanye nuko habaye ubutabazi bw'ibanze. Ko numva ngo hari umuhanzi waririmbye ngo uyu muziki tubamo usaba n'ibitambo. Nago mwaba mwarahise mutekereza yuko baba baragambaniwe? Nabyo byashoboka bitewe nuko hejuru ahantu wavuze ngo uriya muntu tutishyuye ni nk'ibyo nyine abantu nk'abo no mu gihe cya Yesu bahozeho. Ubwo bivuze ngo wenda ntago wenda tuba tubabonye gutya ngo bidutungure nyine tu. Bivuze ngo abo bantu nyine muri sosiyete baba barimo. Ntago byadutungura rero ubwo nabyo birashoboka ko byaba byarabaye gutyo bro. Nubwo umuntu aba atarakoze wenda nk'ubushakashatsi ariko wenda byanashoboka. Byanagira gute? Byashoboka bro. Yego. Tugenda tuganira duhuza ibitekerezo iyo turi gukora ikiganiro. Ndagaruka kuri Petron.
wize amateka n'ibituye isi byose muri rusange sibyo aka kanya ikirunga cyarutse bakita Nyiragongo. urakoze cyane bakita Nyiragongo giherereye ntabwo ndi gukurura neza bro mu by'imusanze gutyo. sawa urakoze cyane ariko wari wagerageje by the way boss twakomeje bajya bavuga ngo rimwe riruta zeru bro. ubonye rimwe riruta zeru kugira ngo mbone zeru nabona rimwe bro. yego ariko muri iyi minsi ndabona ukonje cyane nimba atari uburakari wifitiye bw'abantu bari kugenda baguteza isi bavuga yuko mwabambuye amafaranga mbwira ubushize tuganira wari wirekuye ubona ko uri muri mood yabyo habaye iki by the way kwirekura se biterwa na look umuntu arimo nyine tu usanze hano uri muri look y'ubwitonzi naka look k'ubwitonzi bro. uravugisha kuri umuziki mwishi twende gubundi kare kostarama ngo numveho sinari kuzuyaza ngo mwiceho inigita yigushi niyo nibaho nibibyo ukaranza atarakaboga numeho yeye. turimo turagenda tubona abasitari benshi bari gukatirwa n'inkiko babaziza ibiyobyabwenge. Iyo abanyarwanda babonye umuntu witwara nk'uko uri kwitwara muri aka kanya ufite direde ku mutwe bamushinja ibiyobyabwenge, ese we nawe waba urimo ako gatebo k'abantu? Ubwiye ni imyumvire yabo nyine tu bitewe nuko bose bisetinzemo nyine ko abazishyiraho nyine baba bafata kuri icyo kintu, ariko ntesubwo urabona n'ukuntu ngaragara, urabona ngaragara nk'umuntu wifata bro, urabona ngaragara nk'umuntu wifata. Ahubwo wowe kuri kwawe nuko ukuri kwa nyine nuko biriya bintu ntabwo njya mbikoresha nta nubwo mbiteganya tu. Ubwo bivuze ngo abari kubibona gutyo nyine abasitari nyine biravuna, kuba umusitari ni ibintu bivuna, biba bisanga ugaragara nyine ugenda uhindura look nyine tu. Bivuze ngo ntabwo umuntu wese uba uzishyiraho nyine ari uko wenda bafata kuri kariya kantu. Yego. Bakita imyotsi. Niko mbyumva. Ubundi we drogue yawe ni iyihe? Drogue yanjye se kuri njye ni amazi. Ni amazi bro. Ni amazi. Amazi niyo drogue yawe? N'ubu ni wanyweye? N'ubu niyo nanyweye, nkunda amazi cyane fo. Byiza. Wowe se boss? Yewe se njye ni ka muziki. Ni ka muziki. Niyo drogue yawe? Birenze. Gatwiririmbira. Unigiye muhungu tsapi no baranzi nyeri drip zirenze zabo bahanzi swaga mindset mfungiye iyo mbari kwa Iranzi mutanga umwanya nkome nirukane Robert iyo sazi ntegameze fo muri piramide y'amagenge gaho ngwino baby tinde nyuma ufati iyo serenge mwinjyana kuko mbona nkwiriye imidari dangotegana comedy ngo barizwe iyo mbari kuko iyo utanga vasi mbona zirimwe imihari guharire karina kwakiriza ko gatasi shwi. Ego, hari umuntu duherutse kuganira bamwita igikomangoma robot. Na misi ishize tukoranye ikiganiro ndetse cyanabaye kiza cyane n'abantu bakunze. Ariko namubajije ku kibazo cy'abasani bagenzi be bakizamuka mu karere, ariko amsubiza yuko harimo abashobora kuzamuka bakora ku giti cyabo nibifuze ko bamenyana na bagenzi babo kugira ngo bakore batere imbere. We yaravuze ati nge nagerageje kwaguka ubu ndi i Kigali, ariko nimbona umwanya tugakorana nabo ngabo babikeneye tuzafashanya tugere ku rundi rwego. Ucyumva umuntu robot wumva iki? Ngabakoma ngo niki? Igikomangoma. Nabakoma ingoma. Nabakoma ingoma. Ntagarabi ibikomangoma. Oya we ngo ni igikomangoma. Nyene ni igikoma ingoma. Ni umukaraza. Ni umukaraza. Ese kwitwa igikomangoma gute buriya? Ngo muri iyi game ni uyoboye. Ayoboye gute se kandi mari? Ayoboye gute mari? Sha sinzi kabisa. Kubera ko we iyo ni izina ryiwe kandi yanakoreye brand iri no gucuruza, ahubwo wowe ushingira ku cyumva ko ari we igikomangoma. Ahubwo se izina igikomangoma ntago ryahozeho? Kuva gihe kiza. Nese yararivumbuye. Nanjye mwaka kanyandi igikomangoma kuko ni benshi banyambitse ikamba. Nanjye nakwita igikomangoma. None ubwo hagati y'igikomangoma nawe uhagaze bwuma ninde? Shamagaze bwuma ngewe. Wowe wabikibwo nimba we yarigize igikomangoma? Sobwo. Ngendisha brizz ubundi. Ngendisha brizz. Nyuma yabyo nkaba umuntu urenze tu ufite vibe ya danje. Ugendeye ku mateka yabaye mu karere ka Nyanza ibwami n'ibindi bigiye bitandukanye, tukagendera ku kinyarwanda nyacyo, wumva wakwitwa nde? Nyarwanda cyanyacyo. Sikona mani gendo ndi we ngewe ntanjya nifuza kwitwa undi.
njyewe ndiwe tuzi neza ko abasore b'abaraperi mu mujyi wa Kigali umwe yise umwami wa rap, undi araza ati nge ndi kabaka, undi araza ati nge ndiki, undi araza ati ndiki, havamo umwe yita igisumizi. Wowe ururiwe njyewe ndiwe njye ndishe brizz. umuhungu twende. yego bro. Wowe sinjyana nagushaka kuyobora muri iyi minsi. Birumvikana kuko biri no kugaragara. Niyo warebye nk'iriya ngo mugahita uvuga ati abahungu reka mbarebe tugira ibyo twaganira, numva ni ikintu nyine bayida bageze no ku rwego rushimishije. Thanks bro. Thanks bro. N'ibindi biracyaza ibyo ubona ni biki. Ariko ngo abacanege bakumireye nabi. Ntabwo baburiyo. Oya kuzizimya se, kuzizimya keretse wenda ari Imana izizimije. Nakumbwira ngo barakuzizimya se, ahubwo bashobora kuyizimya wenda nk'urumuri rwabo rukavaho rukajya ku rwanjye nyine tu. Bitewe n'Imana kuko niyo igupangira ntabwo ari bo bapanga. Kuko abantu nk'abo ntabwo bajya babura. buri hano hasi hari abantu bari kutumwaza. Aha hasi uri kubona abari kuvuga ngo bu, abandi bakavuga ati icyumba. Subizi ko na Yesu Imana atigeze akundwa na bose. Yesu hari abamupingaga abandi bakamwemera. Kumva ko tutari amafaranga turakundwa nawe, amafaranga nta muntu yanga. Ari Imana na Yesu ninde mukuru? Na Yesu ni Imana. Ni Imana. Uko biri kose ni Imana. Twikomereze. Mu minsi ishize ngo waruri mu mujyi wa Kigali ngo hari ibikorwa biri gukora bijyanye na muzika. Abanyarwanda bakeneye kubimenya. Ibikorwa nayo ndimo gukora yo nyine tu. Hari akazigo nyine twe turimo kwandika ndi kumwe n'umuhungu. Tugiye no kugasura vuba bakita njenje. Ujuje? Njenje. Ubwo nyine bo nibatuze nyine bategereze ubutumwa nyine twaba bateganyirije nyine tu. Ujuje? Njenje. Aho duherutse kuganira aravuga ngo mwamurogesheje. Namwe babarogeshe. Baba batuzizi. Kubera ibyo bikorwa byanyu ngo njenje. Isikara umuhamagaro twahawe na Rurema. Buri hagati kashinzwe n'Imana hakaruga ntago byakunda. Ujuje ubwo bishatse gusobanura. Ncenje nyine nagusubira inyuma. Ibikoresho intwaro nikoreye mwaka kanya zirahagije. Nta cyansubiza inyuma. Intwaro mfite mwaka kanya. Cha zirahagije. Nta zindi nzakinira besi zirahagije. Na wenda kuza mpushinga gutya na gutyo habi. Duhagaze bwoma. Yego. Twebwe twagiye duhura n'abantu benshi bagiye baza bakabeshya abafana babo bakabumvisha ko ibikorwa bafite bitazigera bihungabana, ariko nyuma tukababura. Tuzi ba Gisaki Inganzo uko baje baragenda, tuzi ba Fireman uko bari bameze turababura, tuzi itsinda rya Urban Boys, tuzi Dream Boys ayigeze, tuzi ryandi ryaje vuba ry'abari abana batatu. Nabyo urabizi uko byagenze, wamenye rya Bashari nani nako ejo bundi byarangiye byabaye official. Tuzi ibikorwa byagiye bibaho mu Rwanda nka Demeni murayizi ukuntu yaje ikabakoma uyu munsi kabiri mu muziri kurindimuka n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Mwebwe muratwizeza iki ku buryo tutazongera kubabura n'umunsi barimo? Rega bariya iyabahuje niyo yabasenye, kandi iyagutegura kuvukira n'iherezo riba rihari. Ukumva nyine mu myizerere yacu nta gutana, nyine ni ugukora tugashimisha abafana bacu, abadukurikiye nyine tukaba icyo twabateguriye. Kumva nyine wenda n'Imana ifite ikiri kudutegura tutazi, kandi urukumva ifite imigambi yayo, ahubwo twe mu migambi yacu turi kumwe nyine no gukora cyane birenze. Petron nacyongeraho icyo nakongeraho nyine nk'icyo warutubajije. Natwe niyo mpamvu twicaye tugatekereza tukavuga tutireka dukora iyo ngoma bita njenje. Njenje nyine ubwo nta gusubira inyuma. Nta kuntu mwaduha akavazi. Bivuze ngo nyine abo ngabo bandi sibyo. Bro gufite isoni mwiza. Ntabwo ari isoni bro, ni ibyishimo. Bambwira akavazi kuri njenje. Ntago byemewe. Ntago byemewe. Ko itarasohoka ntago byemewe. Subwe sweet yawe. Nge sinzi kuririmba. Nakarafu Ikibazo ni cya kintu nakubwiye ati wowe ushobora kugwa nk'akapera gutyo sibyo. Kajya kubona wagera mu rugo ugasanga bagwaye akarinki bakubwira ati kanda kakazongera. Kandi imizigo ari yawe. Bivuze ngo rero abantu ntago babicaye nyine, bivuze ngo ubwo ngubwo twe nyine turakwama nyine tukabaha ibikorwa nyine bikaza ari official nyine tu. Apana ibyo kuza nyine icyo gihe ubundi agaseke karacyapfundikiye bro.
ikintu nshaka kubaza gikomeye, birashoboka ko aka karere kakongera kugushyuha mu bintu bijyanye n'imyidagaduro? njenje twaje tuze nyine turabashyushya bibarenga. Natwe nicyo tubereho bro. Nicyo natwe cyatuzanye. Cyo cyabazanye. Ntacyo hongeraho aba yamvuye ibintu byose biba ni walne. Yego. Ubona mu bice muherereyemo ibintu by'imyidagaduro babyumva gute? Abase bagera hano hatuye abakecuru gusa n'abakambwe n'urubyiruko banesha soga nyine za music yona ariko bizaza mani sisi tubizanye se. Ubundi bajya bavuga ngo purampura niyo mwendo. Pole ndiyo niyo rugendo nyine tu. Ubu muriteguye ko aka gace muzagakaba cyangwa namwe nimumara kugira aho mugera muzahita muzamuka mu mujyi wa Kigali? Kumva nyine neza tuzaguma muri Nyanza gusa nshaka gufata u Rwanda rwose. Ugomba kugenda nyine nawe ukareba uko Kigali bihagaze, ukaba wenda waza hari utundi wungutse nyine tu, atari kuvuga ngo ni ukuguma ahantu hamwe nyine tu. Yego. Dukomeze tugenda tunaganira tunibutsa abantu ko hano hantu duherereye bahita muri Heritage. Heritage muri abasore bahagaze neza muri iyi minsi niho mwiyakirira. Natwe turi muri ba bana bakoze kunoza ku cyitwa ifaranga bakiri batoya. Surambwira ku myaka yanjye iri imbere nzanye ubonye ngiye mfite gahunda yo gushinga agence y'indege. Kumva rero hari abantu bibwira ko mu karere duherereyemo nta bikorwa remezo byiza bihari ku buryo niyo baba batekereza no kuba bahaza batabona ahantu bari burare. Mwababwira iki? Hano hantu mutemberera n'ubwa mbere muhaje cyangwa murahasanzwe hano muri Heritage muzi imikorere yaho muzi ndetse n'icyo hamariye kano karere? Ikintu hamariye kano karere nyine byo kuvuga ngo wenda ngo uraje ubuza ahantu urara nyine ibintu pisine ibintu byose, usibye ko nyine ibintu bya covid nyine nawe ubibona biba byaragabanyije nyine ukuntu abantu wenda benjoyinga nyine tu, ariko bivuze ngo hano nyine tuba twavuze tureka tuze byibuza turuhukire hano tube tumeze fresh nyine tu. Tumeze fresh muri no kumedita mwandika n'indirimbo niko ndi kubyibwira. Mirongo ibihari. Twikomereze ku mirongo tuzatuganira tunyuzemo n'imirongo kugira ngo ibintu bigende neza. Ngo muhungu wabuze injyana ugana comedy waje uhabye kenshi utiyambitse isengeri wakoze ibibi byinshi nyuma urwara imengeri buri zina nkwita nkwitirira ikengeri ndabyibuka first kuri stage Nyampinga nzaniye iryo kamba yaje hatana birenze nk'ahandwanira urugamba waje nkonje mbonye uko bikora ntagira gusanga ntanga vase z'urudaca nkaho nsindiye miringa confidence mfite nk'iyo mwamusoje intambara nkakora ibyiza byinshi nkaho ndimo matana ngatera ubwoba benshi mukagana imbarara gitinyiro ndaje mabye nihagira umarara. Ndaje mbahabye ni mumparare mu nkunde mu nkunze gukundire rimwe ntabyo kumarara. Petron silimusiru byengegere biva ku bakuru iyi trap n'amaguru ubingange ni mu gihuru uba master arimo ibinogo ndakanura nk'uwarishije koko nkarya kantu nkaremera inkoko ibi bintu bisaba guheba koko yeye Mungu ugize uti ibintu bisaba guheba koko nyine kugira ngo bijyemo neza bisaba kwigomwa dore nk'ubu kwambara neza gutyo ko abantu bakubona bakakwita umusazi mu minsi n'imibiri bakakubona utwaye kariya gatwikiriye aho wababwira ikintu nababwira nyine tuje ibyo babona n'ibike nyine tu. Numvise ikigande watangiye uvuga ngo iki? Petron silimusiru byengegere biva ku bakuru nyine Petron sindi ikigoryi nyine mu babikeka nyine tu, none ibyo mvuga nyine ni bya bindi by'abantu bakuru nyine tu. Apana nyine wenda bino bintu hari ukuntu ushobora kuvuga wenda ikintu ukaririmba nk'injyana ari kugira ngo wiryohereze birabo, ariko iyo uririmba bya bintu birimo by'abantu bakuru nyine tu urumva barimo nyine impanuro nyinshi bro. Baba we abahungu ko numva ibintu biri kugenda biba byiza kuruta byari byaba byiza se mwabanze mu induga n'indi nazana muri gukura reka twigiye mahanga ngiye neza ku bigo bigera muri 80 ubwo sizazindi wa mutipe yaje avuga ngo cwe numvise ejo ndabwira abantu ngo bajye kubaza inkuta za Rena aya ibyo se waya ngebyo ntabyo nzi ngo nizo zimuzi ngo kugira ngo mwumve ko hari ngo kugira ngo musobanukirwe buri kimwe nyine mare mu muntu abafite abantu bamuzi bura wenda ibyo yakoze ari niramuzi ari ibyo yasize kumva nangiye kukubwira ati ushaka kunyigaho sajya hariya hehe se harya wanyunganira ari hande twakoreye bya bigwe hari mu byayo
niko abahungu nyuma yo kuba wowe uri umuririmbyi nka Ishi Brizz sibyo ikindi kintu wakora ni iki yewe se nyuma yo kuririmba nasuka tunengera tumukore nabyo urabizi tarano se shaho kari ibintu tuba twararemanywe n'Uwiteka wa nawe ibyawe bizaza iki ni igihe cyacu niko kubara kuganira namwe munsi mutashaka kuma makuru oya iki ni igihe cyacu nawe ho muri Imana izabigukorera ntugire ishari hari ibintu merutse kubona kuri za social network ukoresha social media runaka ngize ngo ne commentaire warunyishe byagenze bite nyibwirira amakuru kuri iriya ngingo oya sinago wabibonye bwa mbere nabonye ikintu kikurakaza wamvuye se oya datuma nivamo ariko oya ariko nibyo kuki warakaye tuganire wanjye yo nishimye ndarakara nese wari wishimiye ibyo nari nkubwiye cyangwa hari ukundi kuntu nari nebuye ku karere oya swabo wavuze umbwira neza ariko naho kumbwira ati ko nguzi nyine kira hari igihe umuntu aba ari muri mudu wanamubwira ngo mwiri wakahita yumva ko umubwiye nabi byatewe n'iki naye nabonye ufite irari rya danje nabonye urarise ati nacunze neza menya wanansahura oya nabonye uzanye ubukana bwa danje tinya Imana basi ubwo utayitinya ndayitinya yego twikomereze tuganire noneho bigiye byimbitse bigiye kubyara umusaruro noneho muri aka kanya muri aka gace tubamo cyangwa se abahanzi mugira ikibazo cyo kudafashanya ninjya kuvuga ko mu gihe ikibazo cyo kudafashanya hari inkuta njya nyuraho ngasanga haravuga abantu bamwe muri izo nkuta kandi harimo abahanzi barenze umwe njya mbonamo barenze nawe ubwawe nzi neza ko urimo kuba utavuga muri ruriya rukuta rwashinzwe n'umuhanzi mugenzi wawe ntibyaba ari intango y'uko abafana banyu bazajya bavuga y'uko mubeshyanya oya ibikomangoma ni ibikomangoma tu ahenda abafana yega mani nge uyunyemeje ndemera ariko bitavuze nyine ko yanyemeje ni umuhanzi ndabyemera ariko nanjye ndashoboye kabisa twanajyanamo bati tugakomana gusa ku mufana ndamufana ngiye ntabwo ngiye napinga umuntu ngewe ngiye narwango ngira kabisa sinaba mwangiriye ndabizi se twagiye ku rukuta rwa ruguru wowe ubibona uti ngewe ukuntu mbibona nyine tu biri ibyo byo kuvuga ngo ubundi ako karwara twe twaragakiza kubaho ni ugufashanya kubaho ni ugufashanya yego bya bindi nyine nawe nakubwiye ngo kuzimya buje ya mugenzi wawe si byo bituma iyawe yaka cyane nibyo bintu twe nyine tugenderaho bro bivuze ngo twebwe waba uri umuhanzi waba wenda utari n'umuhanzi mugenzi wacu wenda ufite n'ikindi kintu ukora wenda ukaba wadushiyaringa nko ku kantu turagutwikira nawe ukimanukira aho ntuzafasha cyane ukibagirwa bikaba byatuma usubira inyuma muri muzika ubwo byaba byagenze gute broski bujya bavuga yijya guhishira ku rugo nyine tu bivuze ngo nyine n'ukwiheraho deni after nyine ukareba n'abandi muri iki gihugu iyo utekereje nk'umunyamakuru ukora ibintu by'imyidagaduro wumva mwakorana nk'ikiganiro kikakuvana ku rwego rumwe kikakugeza ku rundi utekereza nka Irene Yago nawe uri wa mbere ni wo wa mbere kizaho Irene na Yago babwira bareba mani ko mbona ubibabwira udafite gahunda baba babyumvisha ikiganiro bazakibona mani yabane ni Irene kabisa yagufasha nyine ukagira no ku mwana wahagera ntacyo umusaba cyane byinshi kumva nawe mbigiye kubikubwira nenda musaba nyine ko yanadushigikira natwe akatugeza ku mana nyine tu rira nijoro rito yaba ari kutugezamo bari kubaremera yego umuvandimwe mugenzi wanjye nyine arabimvugiye ndumva nta kintu narenzaho abantu akubwiye nyine nta butumwa kuko n'ubundi turakorana icyo avuga nyine n'ubundi byose biba ari kimwe tu kuko turafashanya muri byose ese ubu ngubu uramutse uhuye na Risudi wamusaba iki muri aka kanya ngewe inde Risudi
Musabe kabone niyo yagutumira agira ikiganiro kiba kuri IG we yita ari Sudi on air agutumiye ukagira amahirwe yo kuvugana nawe live ikintu cya mbere wumva ahita umusaba ako kanya ni iki cyambere se kunaniwe kubivuga urumva nabyo oya birarabwo na ndumva nyine byanze gusohoka umwungane wenda ikintu cya mbere uvuze nyine nyine ari icyambere nyine urumva wahita umushimira bitewe n'igikorwa gukoreye muri nta gikorwa kirenze icyo ngicyo wenda yaba agukoreye ikindi we n'ikintu wakora bwa mbere na mbere ni ukumushimira ariko gushima mane buriya kubera icyo abantu badakunda gushima abantu bakiriho bakabashima bagiye si byaba birimo yenda kuba wowe usigara wereka abantu ko umuntu yari mwiza kandi yenda mwari mubanye mu bintu bitari sawa aho gukarenzaho kuko yagiye ukavuga ati reka mushimira abasigaye twe muri izo quartier twarimutse muri izo quartier twarimutse ntago tugituyemo mutuye hejuru mutuye imbusane yabyo se urumva ari he quartier z'abantu badashima mwarimutse ubu dutuye mu bashima mutuye mu bashima bavugisha ukuri mayine ko kwambere mba mutazahinduka muri abana beza abana dasa nko guhinduka simbizi oya ntago bizatubaho yatsi yagahanze ni gahindura abanyarwanda bitegure indi ndirimbo yanyu nshyashya vuba mu gihe kingana iki nyuma y'iminsi 3 niba yibishyuza mwarababeshye nta kubabesha si ubwo wabesha umufana wapi irahari kabisa ubundi twe tubakorera nk'abikorera broski bivuze ngo ntabwo twe dutegereza ko batwibutsa ahubwo twebwe nyine icyo twaba igihango twahanye nyine turagisohozaho kugira ngo byibuze wenda batwibutse bro ubwo bo bategereza iyo minsi nyuma y'iyo minsi turazana indi ngoma nyine nk'uko tubibemereye ahubwo abanzi bityo nababwira ahubwo twagiye mbwihirira abo abahetazi nyine icyo nababwira niba bumva muri izo quartier batakwimuka bakomeze bashyiremo bakomeze basiri kubera abantu nyine tuje nyine uri mu kazi ni byiza nyuma y'icyo cyo gushyira hanze indirimbo iri mu buryo bwa audio izaba iri kumwe n'amashusho oya ni lyrics amashusho tuyategereze nko mu mezi angahe ari imbere nta mezi kuri wagira menshi kwezi kumwe cyakoze yego byatunganye nuhe muhanzi mu Rwanda waba warakoze ubukwe ejo hashize muhanzi mu Rwanda nzi nanjye kiranjabutse broski kuko twe ibintu dutindaho ni iby'umuziki apana ibyo byo kuza ibyo mariage kuko n'ubundi nta myaka 100 sufata ubwo urumva rero nta gikwe broski ubwo rero ibyo ngibyo ntago tujya tubimenya nyine ibyo bibera mu gikari nyine ntago twe tubimenya kandi nzi neza ko umuhanzi umufana uragira utashyira akantu hanze kakagira miliyoni kakagira zingahe uwo muntu ntago mwibuka nshobora kuba mwibuka ariko nazi ko ibyo bintu yabikoze bitewe nuko ntago njya mbyitaho cyane ibintu nk'ibyo kubera nta gikwe ubwo rero niyo numvise babivuga ntago ngira ubushake bwo kuvuga ngo wenda ngo nkore research nyine mw'iki gihugu irushanwa riri kuhabera rikomeye riri mpuzamahanga n'irihe irushanwa rijyanye n'iki irushanwa nyine riri kubera mw'iki gihugu ndashaka kureba ko mukurikira ibibera mu gihugu cy'u Rwanda irushanwa riri kuhabera imikino iri kuhakinirwa mpuzamahanga ndetse yanakuruye imbaga hakaba mw'iki gihugu hari abasitari benshi ku rwego rw'isi kugera ku mugabo bita Arsene Wenger n'irihe shobora kuba ari iby'abakinnyi buriya yego ntaho njya ndeba imipira ngewe ntanavuka sindareba imipira indirimbo Bruce Melody aheruka kuririmbamo cyangwa aheruka gusohora ni iyihe Sibado se nibwo uheruka hari indi ko mwihugiyeho cyane mugabo mutari kumenya ahise ngeze muzabigenza arega mani nese utihugiyeho ngo uyitekerezeho biterwa na quartier uherereyemo bro
izo karitsiye mwazimutse ko mbona ziri kubasubiza inyuma. oya n'ubundi twarimutse kuko nitumenye ibyaho bro twe reka mbanze nimenye fresh nifatire n'imyanzuro. ubu twakoze ikintu bita kwihugiraho broski. Turi kuganira iyo umuhanzi nka Bruce Melody afite Kigali Arena mu biganza bye, nuhe musanzu ku muhanzi nyarwanda ahava akagera? Musanzu kuba afite nka Kigali Arena yarayisinyiye akaba yifite mu biganza, ayifite mu biganza ni nka hariye muri aka kanya, ntabyo nabyo waruzi. rega twe twihugiyeho man, turi kwitekerezaho, reka ntabwo dushaka guhubuka twebwe. Nese nawe nabyo waruzi? Sabra nanjye nabyo narenze sinkubeshye. Yego ubu aka kanya tuvugana Bruce Melody yasinye kontra na Kigali Arena, ayifite yasinye miliyoni 150, akaba azagiye kuramo ibintu byose ayikenereye, igihe cyose ayikenereye, akaba ariye ni nkaho ari we mu rugo ha kabiri. Murumva icyo kintu nta kintu kivuze ku muziki nyarwanda? Mane yageze mu ijoro ahubwo. Yageze mu ijoro. Nese wavuga ngo aracyashaka ijoro buriya. Waburishakira hehe? Rirahagije. Rirahagije. Uravugisha kuri. Rirahagije. Araho ujya ugera ukavuga ati naha Imana yaneganyirije ko nzapfira tu. Tunavuga ko muri iyo rushanwa ari kubera irushanwa rya debate ya basketball, sibyo byatumije imbaga nyinshi y'abantu batuye Imana. Nimba president wa FIFA ari mu gihugu, perezida wa CAF akaba ari mu gihugu, Arsene Wenger akaba ari mu gihugu, muri iki gihugu kirimo abantu bagera kuri 14 ba Sierra, bose murabaza abanyamerika kazi babaririmbye bari Kigali. Rero ntunguwe no kumva mwe mutabisobanukiwe. Ahubwo naguciye mu jambo, ndabona twaguye mana kazi, ndabona kagiye gutangira. Twigendere kazi kibanga kagiye kugwamo kandi rukumva ikintu bro, ubundi bajye bavuga ngo twigendere. Dusoza none nimba ari cyo muteganya kubwira abafana banyu cyaba gikomeye kuruta ibindi twahera ruguru. Ikintu wenda tubabwira nuko twiteganya nyine bakagoma bakanadushyigikira nyine tu. Imana ijye babwira bareba babone kuri serema. Nuko twiteganya nyine umva imizigo ubundi irahari myinshi cyane, dore mbahanye na peace. Wowe yewe se nta gusubira inyuma, buri intambara yatangiye. Uwo mwiteguye guhangana? Aha, sinakubwiye ko za grenade zose tuzifite, ibikoresho byose turabifite. Ni imbere cyane. Soza se ibane shout out kabisa, dushigikire natwe naho tuzabatenguha cyane, tuzabakorera. Ikindi kintu uzabe no kubasezera baririmbira. Baririmbira se konzi ko no mu rukundo wirekura. Mu rukundo oya, uyu munsi ntabwo ndi mu rukundo. Urujya mu maseri? Ngo ngemeze fo nabose pepa ngo nangizo flow, numfate fo naje kurubu mfata nka sharifu, nzakajya atira ku muvuduko, bamwe barenge ku miguruko, nigazanyise ngo munyaruko kuko ndatinda mu ruzinduko, songe ni drops nk'iyabadami shusha barondo butwita bazamodeliza bone kuva Vietnam gatura kuvuga ikiroto nakindi ngo nugusaka nkageninga keshi zabafana nkategura ibituma tudasiganwa kubera ijambo ry'ubukana. Ndumva ibyo bihagije broski, dore dusa twadufasha. Urakoze cyane rero abakurikira Grace 23 TV, twibutsa abantu mudukurikira muri i Burundi, abari muri Uganda, Tanzania, Kenya, Afrika yose muri rusange, hanze Afrika kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu bihugu by'Abarabu. Turabiza abantu benshi barabanyandikira bambwira yuko bakurikira ibyo dukora ndetse banadutera inkunga. Turababwira yuko aba basore babiri bagenda bakora indirimbo zigiye zitandukanye, umwe bamwita brizz, undi bakamwita petron. Izo ndirimbo zabo mwazisanga ku account yabo kuri YouTube, aho umwe yitwa brizz official I think, brizz gusa, undi akaba yitwa petron official. Mukaba bashyigikira mukanda kukazogera ahantu h'umutuku mukimanukira, ariko munakomeza gukurikira Grace 23 TV. Nje murabizi neza banyita Asmani Nyanza, nzakomeza kugenda mbagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Murakoze cyane.